icyo cyarumvikanye ntiwarindira ahantu umutekano waho n'ibyiza n'ibiharangwa ariho uhagaze ujya kure yaho ukahitarura. None se Colonel Nanga baraje umunsi abantu inshuti zanjye bose muri iyi weekend barandemeye. Colonel Nanga nawe baraje nyine byose ni mu bihe byo mu mubwirwa w'amaze avuga mu kwibuka ku nshuro 22 jenoside yakorewe abantu mu Gatumba. Colonel Nanga nawe aza bivuga mu mazina. Yego. Ati minembwe nangiye kwirata kwiza ngibiganiro byacu barabyumva cyane katane ko twenyine tuba twabivuze. Koko Sandrine ntabwo mbona umuntu ukuntu bava ngo utuye neza sibyo ubanza kunyura mu marembo y'undi muntu w'umugabo nawe uri umugabo cyangwa uri umugabo biba hose oya ntabwo bava ngo utuye neza nako ngo woroye neza inkoko urumva undi yaraje iruhande rwa puraye yawe urumva afitemo uduca sibyo no kuvuga ngo nakuriya kuntu ba Colonel Rugabo bahamagara abantu ngo batahe bari Nairobi mu Rwanda n'ahandi hose basubira iwabo gutazurirwa bihagije uwo barwara ntaba akiraranganya amaso ku cyo bita puwenzero wenda hagaze ku gasozi runaka kandi rega hari ikintu tutakuze kuvuga bibogo hari abanyamurenge bayinga mu Minembwe ubwinshi ukomeje kumanuka hari abiti wabo bakabira za hewa bora za force bendera za hose abantu bazi kara gace ka Fizi wereke aho wakwerekeza hose wakweza muri Katanga Grand Katanga wakwerekeza za Kalemi aho tuba tuvuga by the way hari n'abantu bajya bampamagara bavuye za Kalemi ibintu bereye bibi bataye ibintu niriya ni imigi yiganjemo abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda ariko navuga ngo iyo ukoze ku muryango umwe mugari utuye ahantu uba ukoze no ku wundi baturanye wakora ko baturanye ko ukoze no ku wundi bivuze ngo rero tutagiye muri Kongo muri rusange ariko n'ibyo nuvuga amaseti tabakangurira nuko nyine hari ibice bikenewe kubohorwa muri iki gihe kandi twakunze kugarukaho n'abayobozi barimo kugenda bagarukaho wenda ishaka ibe yitwa Kivu y'Epfo yose nta gace na gato kavuyemo wenda abahabe hatekerezwa ko n'abahema bazabohorwa ibyo nabyo n'indi dosi nuze Uvira ati kugeza kuri isaha ni nkaho 90% yamaze gufatwa ati cyane ko strategy ngejo ndinavugaraga n'umuntu uzi ibintu nk'ibyo ambwira uti strategy ubwayo Uvira izikuramo ati bitanasabye n'izindi wenda ntuze nyinshi izindi strategy nyinshi atuvira ubwayo izikura uti kuko kugeza kuri uyu munsi M23 hiri aho yafashe uti nkaho yayinigiyemo hagati yabanigiyemo hagati urumva iyo ufashe kari tukareba uko hari ahantu hameze uyu munsi urumva ibyo ngibyo uwo mugabo arimo kuvuga cyangwa uwo mugore arimo kuvuga sinzi igitsina kiwe azabivuge niwe mu 23 iri mu bogobogo cyangwa Baraka kuko impamvu kandi mu byukuri aho twumvikana n'uwo muntu se wowe urumva wafashe Baraka ugafata maybe wenda na Karemi tuyongereho sibyo wowe uri umusirikare wo mu Rundi uri umusirikare wa Kongo ushyira mu gaciro waba ukimara iki mu Uvira yakwikuramo kuko iwaye asphyxie sibyo rero 23 ifite ukuntu abatayi yisobanukiye bagiye bayisatira bagasoma inyandiko yayo neza bakajya bayibona neza 23 bakayibona neza urumva nayo ikabishyiramo imbaraga yo kwigaragaza iyo opacité yari hari kavaho bishobora kuva ku ruhande rwa leta yagiye ikotora gahoro ku birombe wenda bashobora kuba no ku madiru bagiye bakorana wenda n'abashinwa Amerika itatekerezaga kandi nawe wabona uri umwe muri ba bantu bazi ko ducuruza laptop gusa hano muri Kokosi nkwereke n'ibindi bintu ducuruzamo hano muri Kokosi. Hano muri Kokosi ducuruza tripod y'ubwoko bwinshi butandukanye. Aba content creator nizere ko muri kunyumva. Dufite tripod zijyaho phone imwe n'izijyaho telefone ebyiri. Dufite security cameras z'ubwoko bugiye butandukanye. Muri izi kamera muri kona ahangaha hari izikoresha umurasire. Dufite amoko atandukanye ya routers. Hari iziri portable, hari na za zindi wasiga iwanyu mu rugo cyangwa muri office. Dufite ama printer, dufite amoko atandukanye ya headset, yaba iza gaming ndetse n'izisanzwe. Dufite laptop stand z'ubwoko butandukanye. Hano muri Kokosi dufite amoko atandukanye y'ama keyboard ndetse n'ama mouse. Hari izisanzwe ndetse n'iza gaming. Dufite ama projector, niba wifuza kubika amafaranga cyangwa ibintu byawe by'ibanga ahantu hari safe, tubafitiye umutamero cyangwa se safe. Dufite n'ama cooler pad agufasha kurinda laptop yawe gushyuha. Dufite n'ama ring light, yaba tumwe dutoya ndetse n'izi ngizi nini zijyaho telefone eshatu. Dufite n'ama screen size zitandukanye. Dufite n'ama wifi card ndetse na graphic cards zigiye zitandukanye. Si ibi gusa kandi hano muri Kokosi dufite n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba networking tools, yaba n'ibijyanye na laptop byose wabisanga hano muri Kokosi.
twandikire cyangwa dusure hano muri Kokosi dukora mu nyubako yo kwa Makuza kuri floor ya mbere. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Bakunzi ba Gasaro TV ndabaramukije umurere impande zose zisi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu bacu, ariyo mpamvu natwe tuba dore kugira tubagezeho ama update agiye atandukanye. Dikwe na Marshari, nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Bwana Marshari uraho? Rambura amaboko duhoberane yambi duhuze imisambi hige harya ngihige kandi wasanguzwa tuntu taratwanditse kaka unashyize kuri nzora kabonye kuri stati akabonye kandi akantu karatuzonze Sandrine igo none twege twaburaga ibyo by'imisaya simbizi nge nabyo randitse. nawe uri mutorega sure ni byakera se ni byakera cyane by'aba bantu b'abasaza b'imfi imisambi hige duhuze inkoko zibike. Umuntu uri muri pension utarabyanditse none inkoko zihige. Oya inkoko zibike zibike inkoko zirabika yego imisambi igahiga okay guhiga ko imisambi nyine kubona abantu bazi imisambi irahiga nyine iravuga burya iyo iparitse mfata no guparika se buriya yihagaze iyo yibya ntago byagira nayo donc ahantu iri nko kumegeza uzahita gusura imisambi ko ntuze hahandi muri Bambino iba hakitwa Bambino simbizi Masaka. Nanjye kwavuga iki bintu habisambu wagiye ngo guha service tari nziza. Ahubwo twamagaye tubaza ibintu bijya muri bine byose nta bihari. Bishobora kuba hari ngo hari ukuntu byahabayemo some change ndakubwiye inyuma kamera. Nukuntu disi umuntu aho yari inshuti yanjye. Okay uzamubaze rero. Uwaho bwite. Muzehe twagiye dukorana ibiganiro byinshi nkora ku gihe.com n'ubiri on record. Uzamubaze rero ko byagenze. Ndamubaza ko tumaze. Yego. Ni umuntu umusaza mwiza cyane. Ni babasaza baganira neza pe. Burya abanyarwanda ni beza. Ureko Sandrizo wawe n'umunyarwanda mwiza. Avuga uti simpava ndaca ingano nka wundi wagize. Uriya musaza aganira neza pe ko abantu baganiye nawe. Yego. N'umuryango we wose kandi. Ubwo ndabimenye byinshi nanaza ko no kumuhamagara amazi cyabaye n'iki. Yego. Nuko rero twari tuburanye. Kabisa. Weekend yagenze neza yawe mbanze. Nawe yawe wese nibiro sina weekend gusa. Nzahora nkugira ishyamba mpaka izuba ryakubereye ryiza Sandre. Rya mbere ryiza Imana kubabarire. Abandi twashizemo. Ariko wa mugani wabagukurikira uwabakwereka. Yavuga ati shati Sandrine arahangaha pe. Byaje kugenda gute kuri Sandrine tujye tuvugisha ukuri. Kugira ngo nyine ubone umuntu usa neza cyane unafite imbaraga unakomeye unabyibushyemo gake mu zuba. Izuba mba mbona ariko ejo yari ikirere cyiza. Bikira Mariya dutengukeje ngo ntiyagusha n'imvura. Cyiza cyane pe ku munsi w'ejo hari ikirere cyiza. Twarategeye n'abantu shabarandya ngivuyiragwa. Nta mvura yaguye. Narariwe sha Sandrine. Warariwe rwose nta yaguye. Ariko urasa neza nyine Imana iguha umugisha bahari impamvu. Cyangwa ufite stress, ngo stress ngo zibyibushye abantu. Ntazo. Naba mbeshye man. Abantu rero bazajya kugura ibibanza kugira ngo banakubone. Nuko uri kw'Imana uretse ko barampamagara pe ariko abagura
cyane ko ni bigenda bakeya gusa ndashimira muri business niko bigenda kuko n'ubundi abantu no mu maduka abigera imyenda n'abagura ntago bangana buriya rero kuguhamagara ni fast response ku ntuzi ku byo wifuje yego ni byiza cyane rwose hari no guhamagara akabwira abandi urumva kandi umwanzuro w'ikibanza aho umuntu azubaka umuntu azagira gute wenda ndetse nk'uwabikora nka business ni umwanzuro uba ukomeye usaba kugisha inama iyo ufite umuparteneri ntiwagura ikibanza mutumvikanye yego kuguhamagara ni step ya mbere bakomeze baguhamagare rero nyine aho ngaho i Bugesera Kamabuye muhamagare munagura nimero ni 0787145796 muhamagare muzane n'amafaranga tubaha ibibanza abantu bacu biryoshye ibibanza byiza rwose Mashari nawe azagura iki nzagura icyanjye ariko cyo nzagishyiraho uburinzi butahava kuko ntabwo nshaka umuntu uzongera kunyimurira imiyenzi ku kibanza agahinda k'ibibanza ufite ndabyibutse kanigire mu makuru Mashari utaza kunyinjirana uyu munsi n'igihe wazanye topic Imana iguha ikindi kibanza urumva ibyo wateguye byose mbanje kubishyira ku ruhande yego nanjye nkuzira nka marishari nkubwira ikintu kimeze gute minembwe ntirindirwa mu minembwe uriya muzete toro taremara ntabwo navuga ngo namugabira urumva ko wenda niwe wangabira ariko sha umusaza nka Tito yavuze ijambo uhora uvuga we jewe yabe nawe muze haravuga twebwe no kuvuga we uguyaruka turenga icyo guhangaruka turenga urumva abatwita abasazi bakatwita abasazi abaduhamagara bari muri Amerika bati mudushakira iki ku gihugu yeye abadutuka bagira gute ariko turatukwa mana yanjye we cyane ariko iyo umusaza avuze ukuntu nka kuriya icyo twitaga umwaka batumwakuye twebwe ntushobora kurindira minembwe mu minembwe nushaka wikomeza topic wateguye icyo ngira ngo cyarumvikanye icyo cyarumvikanye ntiwarindira ahantu umutekano waho n'ibyiza n'ibiharangwa ariho uhagaze ujya kure yaho ukahitarura none se Colonel Nanga baraje umunsi abantu inshuti zanjye bose muri weekend barandemeye Colonel Nanga nawe baraje nyine byose ni mu bihe byo mu mbwirwa rero mazavuga mu kwibuka ku nshuro 22 jenoside yakorewe abantu mu Gatumba Colonel Nanga nawe azabivuga mu mazina yego ati minembwe zinote nafu rwose tugomba kujya Baraka tukajya Karemi tukajya Fizi urumva ibyo ngibyo nangiye kwirata kwiza ngibiganiro byacu barabyumva cyane katane ko twenyine tuba twabivuze kuko Sandrine ntabwo mbona umuntu ukuntu wavuga ngo utuye neza sibyo ubanza kunyura mu marembo y'undi muntu w'umugabo nawe uri umugabo cyangwa uri umugabo bibaho se oya ntabwo wavuga ngo utuye neza nako ngo woroye neza inkoko urumva undi yaraje iruhande rwa puraye yawe urumva afitemo uduca sibyo ni ukuvuga ngo nakuriya kuntu ba Colonel Rugabo bahamagara abantu ngo batahe bari Nairobi mu Rwanda n'ahandi hose basubira iwabo kandi mbona ari imvugo ihanze muri iki gihe ko abantu bagomba gusubira iwabo bakajya kuhasana no kuhubaka bundi bushya ibitarabe nafu neza uvira itaravamo kandi nanga yasezeranije abantu ko na uvira igomba kongera kuvamo nijye ubivuze oya minembwe nk'ikita nka hamwe mu kita rusange cy'uru rugamba rw'abantu muri Stade DRC minembwe iriya ikeneye gutazurirwa bihagije uwo barwana ntaba akiraranganya amaso ku cyo bita puwenzero wenda hagaze ku gasozi runaka kandi rega hari ikintu tutakuze kuvuga bibogobogo hari abanyamurenge bayingahinga mu minembwe ubwinshi ukomeje kumanuka hariya biti wabo bakabira za hewa bora za force bendera za hose abantu bazi kare agace ka Fizi aho wakwerekeza hose wakwerekeza muri Katanga Grand Katanga wakwerekeza za Karemi aho tuba tuvuga by the way hari n'abantu bajya bampamagara bavuye za Karemi ibintu bereye bibi bataye ibintu niriya ni imijyi yiganjemo abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda ariko n'abatavuga ikinyarwanda rega muri Kongo barabangamiwe rero impamvu mvuze ibi ngibi no kubera iki abanyotewe amahoro gusa saba mu minembwe cyangwa imurenge byonyine wabonye bajya abaturage bo mu bigo ukuntu bagowe barimo batongera yakutumba yego nese baramubeshyiraga urya mugabo ushobora kuba ari umunotable waho yavuze imihana yashenywe inka batakaje zimaze kugera mu bihumbi magana bose birabareba so ino force iyi revolution kuri instance ya mbere bavuga ngo abo barwandophone babangamiwe
aho bari hose bakeneye ino revolution. Abahema nabo barayikeneye, urumva? Ariko n'abandi bakongomani kubera ko naho umuturage w'umunyamurenge atuye afite mu buryo urusobe rw'ibinyabuzima n'ibiremwa rubayeho, afite ukuntu niba waratwaye inka z'abanyamurenge ukaziba, none se umufurero baturanya zakamisha hehe wenda niba atoroye n'urugero, nubwo nabo bemerewe korora. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze ku muryango umwe mugari utuye ahantu uba ukoze no ku wundi baturanye, wakora ko baturanye kuba ukoze no ku wundi. Bivuze ngo rero tutagiye muri Kongo muri rusange, ariko niyo nuvuga amaseti tabakangurira nuko nyine hari ibice bikenewe kubohorwa muri iki gihe, kandi twakunze kugarukaho n'abayobozi barimo kugenda bagarukaho, wenda ishaka ibe yitwa Kivu y'Epfo yose nta gace na gato kavuyemo, wenda habe hatekerezwa ko n'abahema bazabohorwa, ibyo nabyo ni indi dosiye. Ariko ino revolution ahantu iparitse uyu munsi, ahantu ihagaze uyu munsi, ntabwo hari enough Sandrine. Yego, ntabwo hari enough ukurikije abantu bafite ibibazo. Gusa ahanini nko kuri 80% ahari abantu bahigwa cyane, nubwo ntari umuhanga muri geography hariya n'amateka hariya, ariko ahari abantu bahigwaga cyane na leta, ndavuga babaziza ko bavuga Ikinyarwanda, nka 80% bashobora kuba bamaze kubabohoza. yego, ubwo niyo 20 irakenewe bayikuremo. yego, bakuremo kandi bashoboka bazanakomeza n'ahandi. ariko bakanakubwira ko Uvira nagiye mbibona n'ejo undi bavuga bati nta hantu gisigaye marsha. Bya bindi rero wavugaga ko kuyifata, urumva ngo bishobora kuyikorera ikibazo, cyangwa se Amerika ikongera ikavuga iti kuki mwarenza, barakubwira ati nta bihari, kuko bari kukubwira bati uyu munsi ahantu M23 igeze n'uduce amaze gufata, ati already nuze Uvira, ati kugeza kuri isaha ni nkaho 90% yamaze gufatwa. Ati cyane ko strategy ngejo ndinavugaraga n'umuntu uzi ibintu nk'ibyo, ambwira uti strategy ubwayo Uvira izikuramo, ati bitanasabye n'izindi wenda ntuze nyinshi, izindi strategy nyinshi, ati Uvira ubwayo izikura, ati kuko kugeza kuri uyu munsi M23 hiri aho yafashe, uti nkaho yayinigiyemo hagati, yabanigiyemo hagati. Urumva iyo ufashe ikari tukareba uko hari ahantu hameze uyu munsi, urumva ibyo ngibyo uwo mugabo arimo kuvuga cyangwa uwo mugore arimo kuvuga, sinzi igitsina kiwe azabivuge nibure mu 23 iri mu bogobogo cyangwa Baraka. Kuko impamvu uvuga ibi, hari igihe mu 23 yari za Makobora yaba ya mbere n'iya kabiri swima kumanuka kujya Baraka, sibyo? Kuko iminda bivuga iki yuko nibura mu 23 rifite muri South muri territoire ya Fizi ntagira ahisubiza, kandi urabizi igihe umufunga mutwe iyo umuntu atarisubiza n'ahantu yigeze kuba afite, sibyo? Akina kure aho yahoranye, nyine ari nk'umuntu ubitangaza mu buryo bw'ibigwi, ntago nta bigwi bya birimo, na cyane ko nkunze kuvuga ngo ahantu umuntu yigeze gukontrola ntago ari target, ntago ari cible ya danger, none ntakana havuta murashe. Nyine ndacyari kuri ryazima, ibigwi bya M23 ni Baraka kuko itahageze hakandagira, urumva? Ibigwi bya M23 nayibogobogo sinzi niba yarigeze higarurira, ubona bishobora ko itageze higarurira. Ubwo mbega reka tuvuga hano genda mu byo Colonel Nanga yavuze. Baraka, Fizi centre, urumva? Yego, Karemi muri ya side yo hepfo, sibyo? Kandi ubwo na Uvira ndayongeramo nubwo yifata ku mbunda cyangwa se kanikuramo, kandi mu byukuri aho twumvikana n'uwo muntu se wowe urumva wafashe Baraka ugafata maybe wenda na Karemi tuyongereho, sibyo? Wowe uri umusirikare wo mu Burundi, uri umusirikare wa Kongo, ushyira mu gaciro waba ukimara iki muri Uvira? Uvira yakwikuramo kuko iwaye asphyxie, sibyo? Rero icyo Colonel Nanga yavuze akakivuga ari umuyobozi, ni Uvira tactique zo nizo ntabenya ngo nizihe, ni Baraka, kandi nta haneze inyeshyamba zari zavuga zashyira mu majwi ngo zireke kuhafata, nibo bizi nibizo ukuntu zivuga, kuko biriya bivuga nk'umuyobozi ntaga bivuga, ndetse buriya ushatse wanabivuga ka bivuga muri cadre ya anesthesie pre-op, urumva? yego, kiriya ni ikinya ubanza kubwira abantu, arabeshya se? Icyo rero uvuga kindi akantu ucometsemo, kuko wenda niyo pressure y'Amerika itakirimo, wamenya Amerika ntigisakuza cyane, mbona itakivuga cyane amagambo menshi ubanza arayibanye makeya. Kandi nyine nahoze hari umwanditsi ejo nahoze mbona umusesenguzi mpuzamahanga ku maradiyo mpuzamahanga no kuri Twitter avuga ukuntu Tshisekedi aba bafatanya bikorwa ba Amerika n'abandi bamaze gusobanukirwa ya filozofiye akunze kwitwa yuko
mu makontra mufitanye muri agreement mwakoranye utamwizera ya infidelité ikunze kuba kuri bamwe mu bategetsi bo muri Kongo muvugana ikintu ejo bakavuga ikindi yego abanyamerika soko babiyobewe kuva na kera ariko banza batangiye kubibona en pratique yagenda gasobanura yuko nyine bashobora kuba bamubonamo ikintu cyuko ibyo yemeye nibikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitandukanye igihe nk'icyo ngicyo rero na pressure kuri adversaire wa leta niba wenda Amerika yari ifite ukuntu ibogamiye kuri Kongo igenda igabanuka icyo ni kimwe icya kabiri nuko uko M23 igenda ikomera ikuza amaboko cyangwa se buryo usoma icyapa ufite imboni zitabona inyandiko neza uko ugenda wegera icyapa ariko ugenda umenya ibyanditseho iyo cyari kure yawe M23 nayo bishoboka kuba ntiba yicaye hamwe ntabwo diplomasi zose zishyirwa ku karubanda ku nkoranyambaga bavuze ukuntu igeze kujya kwegera Amerika kugira ngo bacuruzanye amabuye yayo ni ukuvuga ngo rero bishoboka kuba na M23 ifite ukuntu abatayi yisobanukiye bagiye bayisatira bagasoma inyandiko yayo neza bakajya bayibona neza 23 bakayibona neza urumva nayo ikabishyiramo imbaraga yo kwigaragaza iyo opacité yari hari kavaho bishobora kuva ku ruhande rwa leta yagiye ikotora gahoro ku birombe wenda bashobora kuba no ku madiru bagiye bakorana wenda n'abashinwa Amerika itatekerezaga icya gatatu gishoboka nacyo nuko Amerika ishobora gusinya amasezerano ya Lobito Corridor sibyo yego igakora imibare igasanga iyo projet izayihenda kandi bigiye guhirimbanira yubaka igira gute wasanga n'ubundi yari kuzayibona itibishora abashoramari bayo muri danger uranyumva neza yego no kuvuga ngo Amerika ishobora gusanga imishinga yakoze ya Lobito Lobito Corridor ishobora kureba ikavuga utari ku bundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari amabuye twigeze tuyabura ku isoko ryacu ubundi tubiretse uko bimeze bisanzwe tukayashaka twayabura tutagiye gushora imari yacu nayo ishobora gusanga yarahubutse mu gushaka ni kimwe nuko Amerika ishobora gusanga bishyira muri conflict n'abafatanyabikorwa bayo kubera ko ibi bihugu nubwo bikomeye baratubeshya Ubushinwa n'umufatanyabikorwa wa Amerika yego Amerika igihugu gifite amadeni menshi ku isi n'Ubushinwa concessions z'abanyamerika n'inganda zindi conglomerates z'inganda za Amerika usanga zikorera mu Bushinwa Ubushinwa nkubona nabonye ko inganda za defense ya Amerika zikora intwaro urumva inganda za defense zikora intwaro inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho kandi nawe wabona uri umwe muri ba bantu bazi ko ducuruza laptop gusa hano muri Kokosi mbere nkwereke n'ibindi bintu ducuruzamo hano muri Kokosi muri Kokosi ducuruza amatripod y'ubwoko bwinshi butandukanye aba content creator nizere ko muri kunyumva dufite tripod zijyaho phone imwe n'izijyaho telefone ebyiri dufite security cameras z'ubwoko bugiye butandukanye muri izi kamera muri kubona ahangaha hari izikoresha umurasire dufite amoko atandukanye ya routers hari iziri portable hari na za zindi wasiga iwanyu mu rugo cyangwa muri office dufite ama printer dufite amoko atandukanye ya headset yaba iza gaming ndetse n'izisanzwe dufite laptop stand z'ubwoko butandukanye hano muri Kokosi dufite amoko atandukanye y'ama keyboard ndetse n'ama mouse hari izisanzwe ndetse n'iza gaming dufite ama projector niba wifuza kubika amafaranga cyangwa ibintu byawe by'ibanga ahantu hari safe tubafitiye umutamero cyangwa se safe dufite n'ama cooler pad agufasha kurinda laptop yawe gushyuha dufite n'ama ring light yaba tume dutoya ndetse n'izi ngizi nini zijyaho telefone eshatu dufite n'ama screen size zitandukanye dufite n'ama wifi card ndetse na graphic cards zigiye zitandukanye si ibi gusa kandi hano muri Kokosi dufite n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye yaba networking tools yaba n'ibijyanye na laptop byose wabisanga hano muri Kokosi
Twandikire cyangwa dusure hano muri Kokosi, dukora mu nyubako yo kwa Makuza kuri floor ya mbere. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu